1982. Bukeye bwaho ku itariki ya 30 z'ukwa 10 1982, Nataliya yakoranye na Bikira Mariya urugendo mayobera. Yamweretse ahitwa Isangano, amubwira ko abahari bitwa abamarayika. Mu gice cya kabiri yamweretse mu isenderezwa ry'ibyishimo, amubwira ko abahari ari abatoni b'umusumba byose. Arongera amwereka ikindi gice cya gatatu cyo mu isesengurwa, abahari bakabita intarambirwa. Igice cya kane cyari mu ihaniro, abarimo bakabita intabwirwa. Bikira Mariya niwe uzi impamvu ayo matariki yayakurikiranyije. Iyo kuduha ahantu yiyitiye ubwe izina igaruriro n'itariki y'urwo rugendo mayobera. Ariko birumvikana ko iyo abantu banangiye umutima ntibagarukira Imana, barangiriza mu ihaniro bakitwa intabwirwa. Warakoze mubyeyi kutuburira, uraturinde kuba intabwirwa, udufashe kuzabarirwa mu batoni b'umusumba byose. Yadushishikarije gukunda Imana no gukundana. Ati nimubabarirane, nimwubahane kandi nimwumvikane. Nimwirinde inzira ebyiri ziravuna kandi ntaho zabageza. Haranditse ngo urajya usenga Imana imwe gusa kandi uzaba ariyo ukunda gusa. Gufatanya inzira y'Imana n'iya shitani ukazinyuramo zombi urumva ari byo. Hitamo imwe ariyo y'Imana. Kwerekana ko uri umukristo kandi Imana itabikubonaho bibamariye iki? Nimurwanye shitani n'ibyayo byose. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 5 1983, Bikira Mariya abwira Nataliya ati uko murinda umwenda wanyu wera, muba ariko murinda imitima yanyu icyaha. Ya Kibeho hari icyo nyina wa Jambo yadusabye gukora kugira ngo tugere kuri urwo rukundo twifuzaho. Kugira ngo tugere kuri urwo rukundo twifuriza, Bikira Mariya yadusabye gukurikiza amategeko y'Imana. Abwira Nataliya ati isi yayahinduye amagambo yayo bwite, yayagiza yayo. Nyamara kandi amategeko y'Imana nitwagirira akamaro, nitwarengera. Iyo tutakiyibuka, tutakiyakunda, tutakiyubaha, tutagikurikiza amategeko y'Imana, ahubwo tukayapfobya, tukayahindura uko dushatse, tukikorera ibyo dushaka, nta cyaha tutakora. Bikatubyarira ibyaha n'ibyago bitabarika kandi bihoraho. Bikira Mariya ati isi imeze nabi. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 1983, abwira Nataliya ati ibyo nababwiye byose ni umuti ushobora kuyikiza. Turahirwa kuko tumufiteho umubyeyi utuburira. Yadusabye gusenga ubutitsa kandi nta buryarya. Ni ingingo yagarutse kenshi mu mabonekerwa y'abana uko ari 3 babonekewe. Ati isi yateye Imana umugongo. Asaba abantu kwisubiraho, guhinduka, kugarukira Imana. Bikira Mariya yadusabye kurangwa n'urukundo, kumwiyambaza kenshi kandi tumwizeye, tuvuga ishapure na rozari. Akadusaba kandi no kuzirikana ishapure y'ububabare. Yeretse Nataliya umurima urimo amoko 3 y'indabo, atwerekera uko abantu bameze. Indabo nziza, izirabye n'izumye. Indabo nziza ni abantu bafite urukundo, izirabye ni abantu badakomeye mu kwemera, izumye zivuga abantu b'abagomeramana. Adusaba kumubera indabo nziza zihumurira bose na hose. Ni ukuvuga ko adusaba kuba abantu beza bafite urukundo, imigenzo myiza n'ingeso nziza.
ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 1982, ku munsi mukuru wa Somusiyo, yaje afite intimba nini cyane. Nataliya amubajije ati, ubabajwe n'iki mubyeyi mwiza? Ati, mbabajwe nuko nza mbasanga mwe mukampunga, kuko mbabwira inkuru nziza ntimuyumve, nabaha ubutumwa ntimubwakire. Ababajwe kandi n'ukuntu ibyaha bikomeza kwiyongera kandi byari bikwiye kugabanuka. Nataliya amubwiye ati, kuri uyu munsi wawe mutagatifu urakajwe n'iki koko? Wakwishimye tukishimana. Bikira Mariya ati, sinshobora kwishima nduzi abana banjye batanyishimiye, nduzi bagiye korama. Alfonsina we yamubonye asuka amarira. Ahandi ati, muri babi cyane murabokundiza. Naje kuko nabonaga mubikeneye. Ikimbabaza nuko naje mbasanga ngo mutagwa mu rwobo, ariko mukanga mukanangira umutima. Abadashaka kumva ibyo mbabwira bategereje iki? Ntibabona ko igihe ari gitoya? Hazabaho igihe bazashaka kunkunda cyane no kumvira ibyo mbabwiye, ariko ntacyo bizaba bikibamariye, bizaba byarakererewe. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu 1983, Bikira Mariya ati, nta kindi kizaba kiza kitari ukumva no gukurikiza ibyo tubabwira, byaba ari ibyo mbibutsa ubu n'ibyo musoma mu bitabo bitagatifu. Urukundo dukunda n'igishyika aduhoranira nicyo cyatumye adusaba akomeje gusabira Kiliziya. Yabwiye Alfonsina ati, senga ubutitsa usabira Kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje. No kuri 26 z'ukwa kabiri 1983, Bikira Mariya yahaye Nataliya ubutumwa bwo gusabira roho zo mu purgatori. Hari ku munsi wa 11 w'igisibo, atarya atanywa keretse guhabwa Ukaristiya ko Bikira Mariya yumusabye. Aramubwira ati, umenye ko ntawe ukiza roho z'abantu afite ibyishimo by'umubiri. Paul Mutagatifu ati, urukundo rurihangana. Paul ya mbere y'Abakorinti 13:4. Bikira Mariya yadusabye kwihangana. Yabivuze muri aya magambo, umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba, kandi ati, ukorera ijuru ntacika intege, ariko ukorera isi arazicika. Arongera ati, nta n'umwe ugera mu ijuru atababaye. Aranatubwira ati, abafite imibabaro ni benshi, usibye ko batamenya kwitagatifurizamo ngo bayiduturane ibyishimo, cyangwa ngo bashobore kwifatanya n'umwana wanjye ku musaraba. Urukundo rurangwa n'imigenzo myiza. Bikira Mariya yadusabye kurangwa n'imigenzo myiza. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatandatu 1983, yaravuze ati, nimusabe ubwitonzi kugira ngo mwitonde muri byose, ubushishozi kugira ngo musobanukirwe ikibi n'icyiza, urumuri kugira ngo mbaboneshereze inzira y'ukuri, imbaraga kugira ngo mushobore gutsinda ibibashuka byose, ubutwari kugira ngo muhure mudukorera nta bunebwe, ukwihangana kugira ngo mushobore kuba muri iyi si mudutunganiye. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 1983, yatwibukije kubabarirana. Ati, mushobora kugirira imbabazi ababagirira nabi. Kuki wifuza kubabarirwa ariko ntiwibuke kubabarira mugenzi wawe? Arongera ati, nimwubahane bamwe n'abandi, kuko Imana ntawe yanga, ntawe isubiza inyuma. Nugira usuzugura, ujye umenya ko ari Imana yawe usuzuguye. Nimwubahane,
nimwubahane bamwe n'abandi, abana nimwumvire, n'abakuru nimwumvire. Mumenye ko umugenzo mwiza wo kumvira wasubiye inyuma, kandi mubimenye ko kumvira kuruta ibitambo byose. Mwese rero mbasabye kumvira. Urukundo rwitangira abandi. Bikira Mariya yaradushishikarije agira ati, kuki rumugira ubugugu mubiterwa n'iki? Ntimukihambire ku by'Imana ibahaye. Buri wese ajya atanga icyo afite, mujye mufashanya. Iby'isi ntibikabategeke, ahubwo aba ari mwe mubitegeka. Iby'isi bishira vuba, iby'ijuru ntibishira. Mujye musabirana bamwe n'abandi, kuko muri abanyantege nke. Yaduhanuye byinshi. Urukundo rurangwa n'ubumwe. Bikira Mariya yadusabye ubumwe ku itariki ya 11 y'ukwa gatandatu 1983 agira ati, nimwitonde mumenye ko nazanywe no kubahuza, ntabwo nazanywe no kubatandukanya. Ubu butumwa ni no kutuburira kugira ngo hatazagira ugwa mu gishuko cyo kutumvikana no kutaruvuga rumwe n'abandi yitwaje ngo ni ubutumwa bwa Bikira Mariya. Twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi. Urukundo rukomeye umubyeyi wacu Bikira Mariya adukunda. Yaranutweretse adusura, yadusuye atihuta. Twamaranye imyaka 8 yose. Aza avuga ururimi twumva, avuga Ikinyarwanda, yewe nimwe mu migani yacu kugira ngo twumve neza. Urugero ni nko kuvuga ngo isi yameze amenyo. Hari n'indi migani myinshi yatubwiye. Aza mu bana bacu, arabarera kandi abarera neza. Akaganira nabo yisanzuye, bakamubyinira, agasengana nabo, akabatoza iyobokamana, akabatoza imico myiza, kabashishikariza kumenya icyabazanye no kwiga neza batarangaye. Akabagira inama kugeza mu tuntu duto two mu buzima busanzwe. Ni isomo ryiza yahaye abana ryo kumumenya nk'umubyeyi wabo mwiza. Ni n'isomo ku babyeyi uko bagomba kurera abana babo neza. Ni n'urugero ku mashuri yose uko agomba guhumeka umwuka w'Imana. Isi anyuze Kibeho atihuta. Yahamaze imyaka 8 yose. Kuva ku itariki ya 28 Ugushyingo umwaka w'1981 kugeza ku ya 28 Ugushyingo umwaka w'1989. Mu gusezera hari ubutumwa yatanze. Nibyo Mama Maria Paul Emmanuel Aziya agarukaho. Abonye igihe kigeze nyuma y'imyaka 8 adusuye, adusezeraho mu rukundo rwinshi, mu gishyika cy'umubyeyi usezera ku bana be akunda. Atwibutsa ubutumwa yaduhaye, aduha inama n'impanuro. Atubwira ko kuba dusezeyeho atari uko atwibagiwe. Atubwira ko adukunda, ahisi yose umugisha. Muri iyi yubire twongere twiyibutse, twizihirwe, dushimire, twakire neza kandi dukomeze uwo murage mwiza Bikira Mariya yaduhaye. Yadusigiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 1989. Ubwo ku mugaragaro yasezeraga kuri Alphonsine Bamureke, ari nawe yabonekeye bwa mbere. Kongere twiyibutse uwo murage nubwo twawumvise kenshi. Bikira Mariya yagize ati, bana banjye, ko nambasezeyeho si ukuvuga ko nibagiwe Afurika ndetse n'isi yose, si ukuvuga ko nibagiwe Abanyarwanda. Alphonsine yari igikoresho cyanjye, ntabwo yari Imana yanyu. Mbasabye kutazibagirwa urukundo nabakunze genje mu gihugu cyanyu. Mbasabye kutibagirwa ingendo ndende mwakoze muvi wanyu muza mu Rwanda. Aha arabwira baje baturuka mu mahanga. Bana banjye, nimusenge, nimusenge, nimusenge.
nimukurikira kandi mugakurikiza ivanjiri y'umwana wanjye, nta kizababuza kumererwa neza kuri roho yanyu. Umwana wanjye yarababaye, baramutoteza, baramuhindanya, ariko ntibyamubujije kuba umwami w'ijuru n'isi. Yemwe mwese abitwa abasazi kuko mukunda gusenga, yemwe mwese abitwa ibisambo, abitwa ko mwabuze icyo mukora kubera ko mugiye mu buzima bwo kwihimana, ndabibabwiye, umunsi umwe muzishima. Bana banjye, mbahaye umugisha uko mungana kose. Sinkuhaye abaje Kibeho gusa, nkuhaye n'isi yose. Yemwe abarwaye indwara zidakira, mutima mwiza uruta byose, nta bukire busumbye umutima ukeye. Yemwe abafite ingorane mu buzima bwanyu, ingorane ntaho zitaba, iyo zanze gushira urazitura. Buri mukristo wese asabwa igitambo. Yemwe abafite ingorane mu ngo zanyu, muzirikane umuryango mutagatifu wabaye mu bukene butagira uko bungana n'abantu batabumva, maze mu bibazo mufite mubisunge. Yemwe abihaye Imana, ubuzima nk'ubwo burarushya kandi burakomeye, cyangombwa ni ukutica isezerano. Yemwe bana bakiri bato, iyo mungana mutyo mwumva mushoboye byose, muritonde mutagwa mukagenda mugiye. Bategetsi, mwebwe mufite ububasha bwo guhagararira abantu, mwikwica nimukize, mwibe ibisambo nimusangire n'abandi, mwitatira ngo muhemukire abashaka kwerekana amakosa yanyu. Ndabibabwiye, uwo muzashaka guhemukira wese mumuziza ko akunda abantu, ko aharanira ikiremwa muntu, aharanira ukubaho kw'abandi, aharanira icyiza cyose, ndetse aharanira no gukunda Imana, uko muzakora kose ntacyo azaba. Bana banjye, mu by'ukuri sintinda nk'uko nari nsanzwe mbigenza. By'ingenzi narabibabwiye, ibindi mbifuzaho maze kubibabwira. Nk'uko nari nabivuze, nagira ngo mbabwire ko mbishimiye. Nashimye imbuto zagiye zivuka kuva aho ngereye mu Rwanda. Ibyago mufite nimuhumure, nta kiruta Imana. Byongeye bana banjye, ibyago ntaho bitaba, icyangombwa ni ukubyakira neza, nta kwinuba. Bana banjye, ngaho muri uyu mwanya, nubwo n'ubundi nsanzwe mbumva, ariko kuko mwakoze ingendo ndende mungana, mu gihe gito mbahaye nimumbwire icyo mwifuza cyose. Bana banjye, ngiye kubasezeraho. Ndabakunda cyane. Icyakora aragowe uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranije kandi mbabwiye. Naziye mwebwe kuko nabonaga hari ibyo mukeneye. Warakoze mubyeyi. Imyaka 25 irashize tugize ubwo butoni. Ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tugashimira Imana yatwoherereje uwo mubyeyi mwiza, tukamushimira nawe kandi byiza byose yatugiriye tukesha urugendo yagiriye iwacu. Ni n'igihe ariko cyo kumusaba imbabazi zigiye ubutumwa bwe twaba tutabwakiriye uko bikwiye, uko yabyifuzaga, maze imigisha yabwo ikatunyura mu myanya y'intoki. Ni igihe kandi cyo gufata imigambi mishya yo gushyira mu ngiro ibyo yatubwiye, tugakura mu rukundo, tukamubera indabo nziza zihumurira bose na hose. Nubwo Bikira Mariya yadusezeyeho, ntashobora kutwibagirwa na rimwe. Yabiduhishuriye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 1983, ubwo yasezeraga Nataliya mu ibonekerwa rya rusange muri aya magambo agira ati: amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wa mbeho.
ni ukuvuga ko nubwo nanezerwa nde mu ijuru sinshobora kwibagirwa indushyi zanjye zo munsi. Warakoze mubyeyi, mwamikazi wa Kibeho, udusabire.